Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Imana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, dushimye ko banye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Icyubahiro ni icyawe Mwami, tugeze imbere yawe duciye bugufi kugira ngo tweze tuboneze rwose mu byo twavuze, mu byo twatekereje, mu byo twakoze. Twejeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, ukimara kutubabarira ngo nubane natwe muri uwo mwanya wo kuririmba. Twemerere indirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya ube umugisha kuri twe ntube impfabusa. Icyo twanga ni ukora kwa Satani ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo tumenye umwuka wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu none n'ibihe bidashira. Amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo y'123 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Yesu ni wowe musa mbonyemo, amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, gasuhuza umutima iteka. None ni Yesu maza wenyine, ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nifuza gukona kwinezeza, nita ku mukiza wanjye, ntimwirengagiza ntamwitaho, nuko amfatisha urukundo rwe. None ni Yesu maza wenyine, ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Najyaga njya kw'iriba ry'isi, mfite inyota nyinshi cyane, naba ngiye kunywa agakamuko, nuko nkayabura nkiheba. None ni Yesu maza wenyine, ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nuzuye agahinda n'ubwihebe, mbuze ibyo niringiraga, maze amaso yanjye arahumuka, ndakureba Yesu ndanyurwa. None ni Yesu maza wenyine, ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. None ni Yesu maza wenyine, ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Amen. Umuririmbyi aratubwiye ngo Yesu niwe musa mbonyemo, amahoro nifuzaga, ngo najyaga nyashaka sinyabone, ngo ngasuhuza umutima iteka.
Imana itugirire neza. Bene data, muri Yesu niho honyine umuntu abonera amahoro. Muri Yesu niho haba amahoro atajya ashira, amahoro ahoraho iteka, amahoro atamarwa n'ibihe, amahoro yuzuye adacagase abonerwa muri Yesu. Naho ahandi ho ni amahoro ashira, aho umuntu yagerageza kuyashaka agira iherezo, ariko amahoro yonyine ahoraho, amahoro atajya ashira, amahoro yuzuye abonerwa muri Yesu. Niyo mpamvu ninginga umuntu wese utari yaza muri Yesu kugira ngo azemo, nutamurimo neza aze amwinjiremo neza, kuko iyo utamurimo neza aya mahoro ntuyabona. Niyo mpamvu ninginga umuntu wese ngo abe muri Yesu neza, agendane nawe neza, akora ibyo ashaka, nanjye nkora ibyo ashaka, kugira ngo aya mahoro dukomeze tuyagumane. Imana itugirire neza. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ntagira akagero, ngo ntarondoreka, ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Mwene data, amahoro Yesu aha abantu be ni amahoro atajya ashira, ni amahoro atagira akagero, ni amahoro atarondoreka utavuga ngo yarangize. Undi muririmbyi arongera aririmba aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo atemba nk'uruzi, ngo abisi ntibayazi. Mwene data utari muri Yesu aya mahoro ntago yazi, nta nubwo wayamenya, ariko ndakwinginga kugira ngo uze muri Yesu, kuko niho bibera, niho harimo byose, niho harimo amahoro. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uze muri Yesu, kuko ahandi hose wagerageza kuyashakira uzagenda uruhe, ntabwo uzayabona. Kuko uyu muririmbyi yatubwiye ngo najyaga nyashaka sinyabone, ngo ngasuhuza umutima iteka. Ugenda kuyashakira ahandi, ukagerageza kujya mu bapfumu, ukajya mu kwiyahuza ibiyobyabwenge, ukajya mu gukora ibiteye isoni, ariko aho nta mahoro ahaba. Amahoro ava muri Yesu honyine. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muze muri Yesu, kugira ngo aya mahoro muyahabwe. Ngo none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Imana itugirire neza. Bene data, iyo umuntu amaze kuza muri Yesu neza, ugenda neza, ugenda uko bikwiye, Yesu araguhaza, ukumva uguwe neza, ukumva uranyuzwe, nta rindi zina na rimwe wifuza kumva, nta rindi zina na rimwe wifuza gushaka uretse Yesu wenyine, kuko Yesu arahaza. Yesu, izina rya Yesu rimara umubabaro, izina rya Yesu rimara agahinda, izina rya Yesu rikiza uburwayi, izina rya Yesu rirabohora, izina rya Yesu ritanga umunezero. Muri Yesu rero harimo byose byiza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo utari wamuzamo umuzemo, ntabwo uzabyicuza, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Bene data, ubugingo nta handi mwabukura, ubugingo bonekera muri Kristo Yesu, kuko Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzaya kwa data atamujyanye. Umunezero nta handi wawukura. Ubutunzi ntibwaguha umunezero, amafaranga ntiyaguha umunezero, ubwinshi bw'ibintu utunze ntabwo bwaguha umunezero, nta kintu na kimwe, nta muryango waguha umunezero, nta cyubahiro cyaguha umunezero, nta kazi kaguha umunezero. Umunezero ubonerwa muri Yesu Kristo. Kandi reka mbabwire, ibyinshi by'umuntu atunze ntabwo bimuhesha ubugingo. Ubugingo bonekera muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muze muri Yesu, uko byose nimwo biri. Imana itugirire neza. Ngo nifuza guko nakinezeza nkita ku mukiza wanjye, nkamwirengagiza ntamwitaho, nuko amfatisha urukundo rwe. Abantu rimwe na rimwe bashaka kwinezeza bakirengagiza Yesu, ntibamwiteho, ariko kubera urukundo adukunda, aradukurura akadukuruza urukundo rwe kugira ngo tumube hafi. Yesu Kristo yadukunze mbere yuko tumukunda, niwe abanje kudukunda, aremera yigira umuntu aza kubana natwe, aremera yicisha bugufi, yari afite icyubahiro mu ijuru, aragisigaza mu isi kugira ngo
agufatisha urukundo rwe, nanjye amfatisha urukundo rwe kugira ngo tubone ubugingo. Aradupfira ku musaraba, arababazwa, arashinyagurirwa kugira ngo tubone ubugingo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo n'igihe ubonye hari ibishaka kukwanduza, mu gihe ubonye hari ibigukura bikujyana mu nzira mbi, jya ubitera umugongo, uze usange Yesu kuko aragukunda, nanjye arankunda, yadukunze urukundo rwinshi. Niyo mpamvu mbinginga ngo tujye turuha agaciro uko bwije n'uko bukeye. Ngo najyaga njya ku iriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane, naba ngiye kuyanywa agakama ubwo, nuko nkayabura nkiheba. Bene data, impamvu uyu muririmbyi yaririmbye, yabonye ko iby'isi ari ubusa, kandi umubwiriza yaravuze ngo iby'isi ni ubusa. Yajyaga ajya ku iriba, yajyaga ajya mu isi, yajyaga ajya mu kazi agashakisha, agashyiramo imbaraga nyinshi, ariko ntanyurwe, ntabone ibyiringiro by'ubuzima, ntabone umunezero, ntabone kugubwa neza. Ibyo ashatse ntabibone, ubundi akiheba. Ariko reka mbabwire, mwikiheba, kubera ko dufite umurengezi, dufite Kristo, dufite inshuti, dufite umwami w'amahoro. Nimuze mwikishingikiriza iby'isi. Iby'isi ntibibatandukanye n'Imana, iby'isi ntibitume muta Yesu, kuko muri Yesu niho harimo byose. Iby'isi birashira, iby'isi ni ubusa. Twaje mu isi ntacyo tuzanye, tuzayivamo ntacyo tujyanye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo iby'isi ntibitume mutandukana n'Imana. Bene data, iby'isi ntibibatwaze igitugu ngo mwibagirwe ko turi mu rugendo. Impamba y'urugendo ntibibagize intego y'urugendo. Bene data, turi mu rugendo, hano mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa, kuko isi izashyirana no kwifuza kwayo. Bene data, mwebwe muri kunyumva, ndagira ngo mbinginge ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Kuko uyu muririmbyi aratubwiye ngo najyaga njya ku iriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane, naba ngiye kuyanywa agakama ubwo, nuko nkayabura nkiheba. Iyo utari muri Yesu uriheba. Iyo utari muri Yesu nta byiringiro by'ubuzima ufite. Iyo utari muri Yesu ubuzima ntibuba bwuzuye, buba bucagase. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uze muri Yesu, n'ibindi byose niwitwara neza ugakiranuka. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Icyo usabwa ni ukubaha Imana, ni ugukiranuka, ni ukwicisha bugufi, ibindi uzabihabwa. Imana itugirire neza. Ngo nuzuye agahinda n'ubwihebe, ngo mbuze ibyo niringiraga, maze amaso yanjye arahumuka, ndakureba Yesu ndanyurwa. Bene data, uyu muririmbyi yamfashije cyane. Ngo yuzuye agahinda n'ubwihebe, abuze ibyo yiringiraga. Ahari yari yiringiye ibifatika, ariko ndagira ngo mbabwire ngo bene data, nimwiringire Imana, nimwiringire Imana, nanjye niringire Imana. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo wiringire Imana n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Mwene data unkurikiranye, iringire Imana, we kugira ikindi kintu wiringira, we kugira undi muntu wiringira, we kugira ikindi wishingikiriza, we kwishingikiriza ku butunzi, we kwishingikiriza ku cyubahiro, we kwishingikiriza ku by'isi, we kwishingikiriza ku bakomeye, kuko ibyo byose ni umusenyi. Iringire Imana kuko niho harimo byose. Kuko uyu muririmbyi yavuze ngo maze amaso yanjye arahumuka, ndakureba Yesu ndanyurwa. Muri Yesu niho tunyurwa, muri Yesu niho tugubwa neza, muri Yesu niho tuboneramo amahoro, niho tuboneramo umunezero, niho tuboneramo ubugingo. Ndagira ngo mbabwire ngo nimwiringire Imana kandi muyiringire, nanjye nkomeze nyiringire, kwe kugira ikindi kintu twishingikirizaho. Bene data, nimureke
dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Mureke dukore ibyiza, nimureke dukiranuke, nimureke twe kwiyandurisha iby'isi, kuko tuzabisiga, ntabwo tuzajyana nabyo. Imana ikomeze ibiteho. Ndabwira umuntu nkurikirana utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akira Yesu Kristo akubera umwami wawe, akubera umuyobozi, akubera inshuti, akubera umujyanama. Ntabwo uzicuza kumukurikira, kuko kurikira Yesu Kristo ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukuri icyo umuntu akora n'amahitamo meza, kuko umuririmbyi yabiririmbye neza aravuga ngo ubugingo n'umunezero bibonekera muri we, kandi n'ibindi byose atarondoye byose biri muri we. Amahoro, kugubwa neza, ubukire, byose biri muri Yesu Kristo tubiboneramo. Icyo dusabwa ni ugukiranuka no kwirinda gukora ibyiza, kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Imana itugirire neza rero. Mwakire, agukure mu gitabo cyo kurimbuka, akwandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi ndakubwiza ukuri uzasanga warahisemo neza. Imana ikomeze bamera umugisha. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo dukunda, tugushimye ubutumwa buri mu ndirimbo. Umuririmbyi yararirimbye ngo Yesu niwe umpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Mwami, natwe nta wundi duhaza. Twabonye Yesu mu buzima bwacu, ubuzima burahinduka, amateka arahinduka, amazina arahinduka, imibereho irahinduka. Mana, natwe dufite ibihamya birenze kimwe kandi birenze bibiri. Sengera abankurikiranye kugira ngo nabo ubahe kwizera Yesu wenyine, ubahe kumugira uwa mbere mu buzima bwabo, kandi ubahe kugendera mu nzira nziza. Biteho, bagirire neza, barindira ubugingo ko aribwo buzakubona mu izina rya Yesu Kristo, ariko bagenderere kurushaho. Komeza ubiyereke bundi bushya. Dusengera abarwayi bakize mu izina rya Yesu. Dusengera abafite intimba n'agahinda b'amahoro yo mu mutima. Dusengera umurimo wawe ugabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Bari bacitse intege bongerera imbaraga. Dusengera ababyeyi bategereje urubyaro, biyereke baremere igitangaza. Wakoze Mana ko wabanye natwe, icyubahiro ni icyawe uniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bamere umugisha. Ikiruta byose ikomeze barindira ubugingo. Nawe utaha. Bye.